Ibihe byiza mwese mukomeza kugenda mukurikirana Olive TV show aho mwaba muherereye hose, haba mu majyaruguru, mu majyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, ndetse tutibagiwe n'abatwumvira mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi wa none rero turongeye turagarutse, kandi tugarutse tureba kuri novo nshyashya, kandi ndizera ko twagiye tubona benshi bagenda bayidusaba muri comment. Uyu munsi ndabizeza ko isezerano nabahaye ngiye kurisohoza mu by'ukuri. Gusa mbere yuko nkubwira igitabo tugiye gutangira cy'uyu munsi, ndagira ngo ubanze making sure neza ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagezaho. Menya neza ko ukora like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubasha kumenya ko ibyo tubahereza bibanyura. So kuri uyu munsi wa none rero tugarutse n'igitabo gishyashya benshi bakomeza kwifuza cyane, batubwira ati tuzakibakorere, kandi turabizi ko kuri twebwe icyifuzo cyanyu ni itegeko kuri twe. Tugarutse rero dusobanura novel murambabarira ni play bita bayita Julius yanditswe na Maranyibutsa. Julius yanditswe na magira ngo numve ko nange mubyibuka. Julius yanditswe na William Shakespeare. Ibyo turaza kuba tubireba, ariko mbere yuko dutangira iki gitabo ni ngombwa ko mbanza kubahereza amakuru ya mbere y'ingenzi akenewe kuri iki gitabo, kugira ngo twese tubashe kumenya ngo ese iki gitabo cyanditswe byagenze gute, se amakuru akihishe inyuma ni ayahe, kugira ngo tubashe kugira ubusobanuro buhagije. So mbahaye ikaze, komeza kwibutsa kuri mikoro ndi Olivier Byiringiro, ubagezaho amakuru atandukanye mu bitabo bitandukanye. Kora subscribe. Yego, ubundi iki gitabo bita Julius cya William Shakespeare ni igitabo cyiza, kandi buri wese akeneye kugiraho ubumenyi kugira ngo tubashe kumenya uko ibintu byari bimeze, cyane cyane abiyeguriye ibihangano by'ubuvanganzo. Ubundi iki gitabo cyitwaga ngo ni Tragedy of Julius Caesar, niko umuzingo wacyo wa nyuma witwaga, kikaba cyaraje guhinwa kikagirwa kigufi, iryo zina rigahinduka ngo ni Julius Caesar. Rero mba the tragedy abantu bamenyereye bya literature ni inkuru iteye agahinda, cyangwa se inkuru nteragahinda, ya nkuru ibibabaje ariko birangira umukinankuru wayo mukuru apfuye, cyangwa se bitamugendeye neza, atabashije kuba umunyamahirwe mu bintu bitandukanye. So the tragedy of Julius Caesar ni igitabo cyanditswe na William Shakespeare, ariko gifite byinshi gisobanuye mu mateka, kandi cyakomeza kugenda kinspiring abantu benshi mu bice bitandukanye by'igihugu, haba abahanzi, haba abanditsi, ndetse n'abakinnyi b'amakinamico atandukanye. So iki gitabo rero it is believed to have been written and performed in 1599. Iki gitabo ngo bwa mbere cyandikwa kikanaperformingwa imbere y'abantu, kuko turi muri drama, hari mu mwaka w'1599 nibwo bwa mbere iki gitabo cyabaye performed imbere y'abantu benshi, cyangwa se imbere y'imbaga y'abantu benshi. Hanyuma baratubwira ngo the play portrays the political conspiracy that led to the assassination of Roman dictator Julius Caesar and Rome's subsequent civil war. Iki gitabo mu by'ukuri ngo kitubwira ubugambanyi bwaje gutuma habaho ubwicanyi bwakorewe umunyagitugu w'umuromani bitaga Julius Caesar, ndetse n'intambara y'abaturage, cyangwa se cyo bita civil war yabaye muri Roma. Ibi nicyo cya mbere iki gitabo kitubwiraho mu by'ukuri. Urumva ni the tragedy of Julius Caesar, uburyo yishwe, ndetse n'uburyo yagenzute, n'uburyo yagambaniwe na bagenzi be, cyangwa se abo yitaga inshuti ze za hafi. Kandi nanone kikongera kikatubwira kuri civil war, intambara y'abaturage yabaye muri Rome, ariko nabwo ikabishingiye ku butegetsi bwa Julius Caesar, ndetse rimwe na rimwe n'uburyo abantu batinyaga ko Julius Caesar ari umuntu uzagira imbaraga maze akaba umuntu mubi cyane. So bakomeza batubwira ngo Julius Caesar iki gitabo ngo it portrays the political conspiracy that led to the assassination of Julius Caesar, and it drawing primarily the deviation in various aspects from Sir Thomas North's 1579 and the translation of the parallel lives by Platypus. Shakespeare represents a dramatized account of Caesar's growing power, his murder by a group of senators led by Caesar and led by Cassius and Brutus,
and the defeat of the conspirators by the force of Mark Antony, Octavius, and the battle of PHILIPPI. Nuvuga ngo hari abantu benshi bagiye bandika ku kitabo kivugaho ko bita Thomas North wakivuzeho mu mwaka w'1579 agaragaza byinshi byagiye biba ndetse n'ubugome bwakorewe Caesar. Kandi none cyongere kiravugwa mu muzingo w'ibyo bita ngo ni parallel lives, kivugwa n'uwo bita Plutarch, yes, akivugaho aho bagaragaje uburyo William Shakespeare yagaragaje cyangwa se yakinnye uburyo Julius Caesar yabaye umuntu w'umunyembaraga, kandi barongera batugaragariza uburyo nyuma yo kugira imbaraga yaje gukongera akicwa n'abasenateri bari bayobowe na Cassius ndetse na Brutus, ndetse bakongera bakagaragaza uburyo nyuma abamugambaniye baje bagatsindwa n'ingabo za Mark Antony, Octavius, ndetse ibyo byabereye mu ntambara bita ngo the battle of PHILIPPI. Iyo niyo ntambara Julius Caesar yaje guhorerwamo ahorewe na Mark Antony ndetse na Octavius, abaturaza kubabona. Although named after Caesar, the prey focuses largely on Brutus, whose moral and political dilemmas have often led to critics to regard him as its tragic hero. Ngo nubwo iki gitabo cyiswe izina hashingiye kuri Julius Caesar, ngo ariko mu by'ukuri gishingiye hanini ku mukina mukuru bita Brutus wabashije kuba yagiye mu rungabangabo akananirwa guhitamo hagati y'ibyo akwiye gukora ndetse n'ibya politiki, maze abantu bikaza kurangira abantu bavuze ati uyu muntu rwose niwe ntwari y'iki gitabo, niwe muntu, he's a tragic hero, niwe muntu warenganye ariko ni nawe ntwari dufite mwahangaha. Nuvuga ngo uyu Brutus turaza kureba se niba uteye yagize icyo bita political or moral dilemma. Muri moral dilemma abayibaza ngo ese nkwiye gukora iki, icyiza nakora ni ikihe? Naho muri political dilemma abayibaza ati singiye nk'umuyobozi ibi bintu nkwiye kubikora koko nkica Julius Caesar. How nicyo havutse bita the political and moral dilemma. Bati rwose kwica ntago ari ikintu gikwiye nk'umuntu, dukwiye kubana neza, ariko se koko muri make akabura uruhande afatamo. Kuri political dilemma mu kanya kongera kibaza ngo ese ngiye nk'umuyobozi abaturage batakambiye ko bafite ikibazo nkwiye gukora iki, ese ni inshuti yanjye? Ibyo rero biza gutuma imyanzuro yafashe n'icyemezo yafashe cyo kujoininga the conspirators birangira abantu bamufashe nka tragic hero kuko ari we muntu gusa naho rwose yarwaniraga icyiza. Brutus is the tragic hero of the play. Central themes include the tension between personal loyalty and public duty. Fimu za mbere cyangwa se igitabo gishingiye ku nsanganyamatsiko nyamukuru ziri ku cyo bita personal loyalty, kuba indahemuka ku muntu runaka, ndetse na public duty, nicyo ukwiye gukorera abantu. Urumva Brutus yaribazaga ngo ese koko nkwiye kuba umwizerwa kuri Julius Caesar nk'inshuti yanjye, sinkwiye kumugambanira, cyangwa se nubahiriza icyo bita public duty, ibyo nkwiye gukora njye nk'umuyobozi njye nsabwa gukora iki, ese bari ibyo nkora cyangwa ndi n'inshuti yanjye sinyigambanire. Icyo nicyo kituma wo bita Brutus bamufata nka tragic hero. Kandi yagize ikindi kibazo cyo kwibaza ngo icyo bita ngo rhetoric in politics, ese nkwiye kuvugisha kuri koko, nkwiye kuvuga iki muri politiki, nkwiye kuvugisha ukuri cyangwa se nkwiye gukwepa inshingano zanjye. Urumva uyu muntu rwose bita Brutus yabashije kuba yabuwa muri ibyo bita ethical dilemma, ese nkwiye gukora iki, nkundeka iki? Inshuti ye rwose ikwiye kwicwa, bari kuvuga ko ikwiye kwicwa, ni umuyobozi abaturage bamutakambiye, arahita mwiki. Haya play yacu rero irongera bakatubwira ngo Julius Caesar was among the first plays performed at the Global Theatre and has remained one of the Shakespeare's most frequently staged works. Iki gitabo cha Julius Caesar cya William Shakespeare ngo kiri mu bitabo bya William Shakespeare byabashije kuba byakinwa mu cyo bita Global Theatre, ubwo naho hakinirwaga amatheatre ndetse n'imikino runaka. Ubwo habaga ari imbere y'abantu benshi mu mbaga y'abantu nyamwisha, abantu bakagenda bakamurika ibihangano. Iki nicyo gihangano rero kiri mu bihangano bya mbere byabanje gukinirwa hari ahantu. Then
icyaje gukurikiraho nta kindi ngo iki gitabo kandi kinafatwa nka bimwe mu bitabo bya Julius Caesar byakomeje kugenda bikinwa ku stage atandukanye mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, and it has been adapted in numerous forms. Cyakoreshejwe mu buryo butandukanye mu maforma atandukanye, ariko benshi bagikoreshaga banagisobanuraga mu buryo butandukanye ariko bashaka kugaragaza imibereho ya politiki, reflecting the concerns from the Elizabethan debates on succession to modern discussion of dictatorship and democracy. Bakongera bakana sesengura iki gitabo bashaka kwibaza ku byari byaratangiye kera bivugwa ku buyobozi bw'umwamikazi bitaga Elizabeth, yari umwamikazi w'Ubwongereza, bavuga ngo ese igihe umuyobozi abaye umunyagitugu ntabakwiye gusimbuzwa hakoreshejwe uburyo bwa demokarasi. Yego, benshi rero bifashishije iki gitabo bibaza ngo ese nk'uko Julius Caesar ko yishwe ari umunyagitugu, nta handi dukwiye gukoresha iyi politike tukavanaho abanyagitugu tukabasimbuza abayobozi bazima. Niko byagendaga bivugwa bikomeza kuvugwa hirya no hino ku isi. And the play is widely studied for its exploration of character, persuasion and political morality, and it continues to influence literature, theater and political discourse. Ngo iyi play yacu kandi ikomeza kugenda yigwa mu bice bitandukanye byo hirya no hino ku isi bitewe n'uburyo igaragaza aba character, bitewe n'uburyo ishishikaje abantu cyangwa se ikurura abantu, bitewe n'uburyo yigisha icyo bita political morality, kuba umuyobozi mwiza ugendera ku mahame kandi agakorera abaturage, ndetse kinakomeza kugenda gisunika cy'influencinga ubuvanganzo butandukanye hirya no hino ku isi, haba ndetse n'ahakinirwa amafilime n'imikino itandukanye, ndetse kigakomeza kwigishwa no mu mashuri yigisha ibya politiki. Urumva iki ni igitabo cyiza cyo rwose dushobora kuba twagisanga kigafasha abantu mu mashuri, kigafasha abantu biga ibya politiki, kigafasha abantu biga iby'ubuyobozi mu buryo bwinshi butandukanye. Uyu rero iki gitabo cyacu mu by'ukuri cya Julius Caesar muracyumvishe ko kivuga ku rupfu rubabaje rw'umunyagitugu w'umuromani bitaga Julius Caesar waje kwicwa ariko akicwa n'inshuti ze. Izo nshuti ze bari abasenateri ariko barangajwe imbere na Brutus ndetse na Cassius, nyuma y'uko Julius Caesar bari bamaze kubona ko nawe umutwari cyangwa se batinyaga ko igihe kimwe azaba umwami maze akegukana ingoma y'abaromani maze akaba umuyobozi mubi cyane, bahisemo kumwica bamugambaniye. Yego, nyuma yo kumugambanira rero nyuma yaho urupfu rwe rwaje ruhorerwa n'umuhungu we yari yaradopse bitaga Octavius, ndetse n'inshuti ye magara bitaga Anthony yo yari yaranze kwijandika muri buriya bugambanyi. Iyo ntambara rero yo guhorera Julius Caesar ni intambara yabereye aho bita PHILIPPI. Ubu ngubu ni nayo mpamvu intambara bise ngo ni Battle of PHILIPPI. Uwo bitaga Julius Caesar rero nk'uko twabibonye yari umujenerali w'umuromani, ariko abantu bagatinya ko azaba umunyagitugu cyane bahitamo kumwikiza. Yego, bahisemo kumwikiza rero kandi yikizwa n'inshuti ze. Uyu Julius Caesar yabayeho mu mwaka wa 40. Yego, nababwiraga ko yamaze igihe cy'imyaka 5 afatwa nk'umunyagitugu guhera muri 49 mbere ya Yesu kugera muri 44. Akaba yarayoboye leta ya Roma cyangwa se bita Republic of Roma. Yego, mukanya rero tugiye kugaruka tubabwira uko byagenze cyangwa se tubabwira amakuru atandukanye mu gitabo, tuganire no ku rupfu rwe mu buryo burambuye, tunamuganira tumenye ngo Julius Caesar ese ni muntu ki, byamugendeye gute. So make sure you subscribe kugira ngo dukomeze kugenda duhererekanya amakuru kandi dukomeza guhana ibiganiro byungurana ubwenge kandi bimeze neza cyane. Subscribinga, sharinga, likinga maze uhereze n'inshuti zawe. Nge ndi Olivier Byiringiro, naho utaha.